umwami wa Babilone witwaga Nabucodonosor yateye Yerusalemu. Ingabo ze zisenya cyane uyu mujyi wa Yerusalemu, zinasenyamo urusengero rwari rwarubatswe n'umwami witwaga Salomo. Ibihumbi by'abayahudi bafashwe bugwate bahindurwa abacakara bajyanwa i Babilone. Iyi ntambara yabaye Abayisiraheli baramaze kumenya Yahve nk'Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe kandi igenga byose, itanga intsinzi igatera amapfa naho bahahira. Nyamara iyi ntambara barayitsinzwe. Uku gutsindwa kwa Yahve kwari urucantege rukomeye cyane ku Bayisiraheli. Ni gute Imana ya Isiraheli yatsinzwe intambara n'Imana ya Babilone? Uku niko abantu babonaga ibintu muri iki gihe. Icyabagaho cyose cyabaga gikozwe n'Imana, kubera ko buri kintu cyose cyagiraga Imana igishinzwe. Aba Bayisiraheli rero bamaze gutsindwa iyi ntambara, bari bafite inzira ebyiri zo guhitamo imwe. Hari uguhitamo imyemerere y'Abanyababilone, bagatangira gusenga imana z'Abanyababilone kubera ko byari bigaragaye ko arizo zikomeye kandi zishoboye cyane kurusha Imana yabo, cyangwa se bagashaka igisobanuro kigaragaza impamvu batsinzwe iyo ntambara. Bahisemo ingingo ya kabiri. Mu gihe bari barafashwe bugwate muri Babilone barimo gukoreshwa uburetwa,